Ese wari uzi ko 70% by'abareba amashusho yawe kuri YouTube baturuka ku byo YouTube ubwayo isaba aribyo twita recommendation? Ese ubaye umbwiye ko hari amayeri y'ibanga yakongera abareba video yawe muri 2025 wabikora ute? Ese ikindi twakwibaza, uri kubona abantu bakureba cyane, uri kubona amafaranga nk'uyu mugabo. Uyu mugabo urabona ko yishimye kubera ko ari kubona amafaranga kubera views ari kubona. Ibyo byose rero ni ukubera amabanga mwahishwe na YouTube. Ngiye kuyakwereka rero mu ncamake kugira ngo nawe ubone amafaranga nk'uyu mugabo. Ubwo rero ndabahaye ikaze kuri MD Empire TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ni MD Empire TV, subscribe, ukore kunzogera, ukore kuri like kugira ngo tujye tugendana dukurire hamwe. Iyi MD Empire TV yigisha ibintu bijyanye na YouTube, branding n'ibindi byose. Rero niba ari ubwa mbere ndagushishikariza ko wajya ukurikira ibiganiro byayo. Nk'uko nari nkubwiye rero, ni bya bindi ngiye kukwereka amayeri neza wakoresha kugira ngo ubone views mu gihe uri umutangizi nkatwe turi abatangizi, kugira ngo ugende ubona. Hari abantu rero bakunda kumbwira muri comment ngo views ni nkeya. Ntugacike intege ngo views ni nkeya, ahubwo wowe kora ibintu bifite quality, ukore video nziza kugira ngo abantu bajye bagaruka kuri channel yawe. Hari abantu benshi uburyo bumva baca abandi intege ngo views, oya, wowe kora ibintu kugira ngo mbese muri uyu mwaka wa 2025 ni ibintu uzajya ubona views zizamuka, ubone mbese nawe ibintu aya mayeri ngiye kubwira nuyakurikiza uzajya ubona ibintu bigenda bizamuka, ugenda ubona mbese iterambere rizamuka cyane muri 2025. Ni umwanya we rwose. Umuntu udafite YouTube rwose, Mana yanjye, sinzi ukuntu ameze. Umuntu ufite email ya Gmail agomba kuba afite YouTube. YouTube bari kuyifungura ku buntu, ariko hari igihe muzashaka kuyifungura bitagishobotse. Rero rwose muntu wanjye, ndagushishikariza kuba wagira YouTube channel yawe rwose, ugatangira kuvuga ibitekerezo byawe cyangwa ukatwigisha. Nk'uko rero ngiye gutangira mbabwira amayeri mwakoresha kugira ngo murebwe cyane, kugira ngo mubone abantu bakureba cyane, ugire mbese ikintu kigaragara, umuntu wese avuga ati iyi video ni nziza, ubona abantu bishimiye kureba gutyo nk'ubu ngubu, ubone icyo bita views nyinshi. Ikintu cya mbere rero, nk'uko nabibabwiye, kora video yawe neza. Iyi video nkubwira, kora video editing. Editing yawe igomba kuba imeze neza. Ni ukuvuga ngo editing yawe, niba ugiye gukora video, tuvuge nk'uburyo nk'amayeri ya mbere ngiye kubabwira. Amayeri ya mbere, hari amavideo akunda guca kuri TikTok, murabizi. Kuri TikTok ushaka kwifata akavideo nk'uyu mugore, ugakora content yawe nyine bitewe n'ibyo ushaka gukora. Rero kuri TikTok ushaka gufata video, guhindura video zikunzwe kuri TikTok. Urabizi hari video zikunzwe, uzishyira muri YouTube short, ukaba wakora aka YouTube short. Ibi ni uburyo bwiza bwo gukoresha ibintu byamaze gukundwa ukagera ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo abantu bakunda ibintu bishyashya n'ibintu mbese bihora biza. Niba rero rwose ukora TikTok, warebera kuri TikTok kugira ngo ukore amashoti, ukareba video zikunzwe, nawe ukaba wazikoraho nk'uyu mudamu. Rwose ibi bintu ndabigushishikariza. Iyo ni nka strategy ya mbere babwiye mushobora gukoresha ukabona views rwose, ukavuga ati se ubu ni njyewe cyangwa n'undi. Strategy ya kabiri rero tugiye kujyaho, hari icyo bita keywords. Abantu benshi bajyaga bambwira muri comment ngo nzabasobanurire keywords. Ngiye kubibasobanura neza. Keywords ni uburyo ni gute nabona views. Ni gute nabona views? Urabona nk'ahangaha ndi kubibereka. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu aza akareba kuri computer akavuga ati ashaka kureba ikiganiro, ni gute nabona views. Keywords views nyinshi. Yandika muri YouTube. Icyo kintu nicyo bita
keywords. Ni ukuvuga ngo shyira amagambo asobanutse neza mu izina rya dosiye ya video yawe. Iyi ni intambwe yoroshye ariko ifasha video yawe kugaragara mu bushakashatsi bwa YouTube. Ni ukuvuga ngo umuntu wagiye kuri uwo mwanya arahita abona mbese ahita abona ikintu ari gushaka. Ni ukuvuga ngo ni kwa kuntu uzahita ubona ukabona ibintu biri kumera gutya. Mwabonye uri kubona views, uri kubona like. Ni ukuvuga ngo kubera ko abantu bose ya keywords wanditseho, niba ugiye gukora video ati ni gute nabona views, ni gute twakora views, ni gute twakora turn-bar. Ni ukuvuga ngo ugomba gushaka ijambo nawe abantu bose bashakisha. Muri iki gihe abantu bari kuvuga ngo ni gute twabona views, ni gute twakora turn-bar, ni gute twakwaporodinga video, twashyiraho video kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ugomba kubimenya. Rero rwose uburyo bwa gatatu rero, strategy ya gatatu, shyiraho template cyangwa video irangira end screen. End screen nagiye mbibereka abantu, narabiberetse, nakoze video, abatarabona video muzarebe hasi. End screen ni kwa kuntu video yawe irangira hagahita hajyaho indi. Murabibona ahangaha ni urugero ndi kubereka. Ni ukuvuga ngo hano video irarangiye, umuntu arabwiye ngo mwakoze kundeba, hari utu windows cyangwa utudirishya tuzaho twerekana ngo ushobora guhita ukomereza ku yindi video. Ibyo bikurura abantu benshi bakureba, abantu bakavuga ati wow, uyu muntu yakoze indi video, reka ndebe, akagira curiosity cyangwa amatsiko yo kuba yakomeza kureba video. Aricyo bita end screen. Izi zituma bareba video baguma kuri channel yawe, bakareba izindi video zawe. Nkuko nawe wenda reka mbaye nk'urugero nko kuri, murabona nk'iyi ni YouTube channel yanjye. Urabona iyo irangiye hahita hazaho izindi video. Ibi ni ibintu by'ingenzi ugomba gukora nyuma yo gushyiraho video. Ibi narabigiye mbibereka. Urabona rero umuntu umaze kuyireba irarangiye ashaka guhita akanda hariya agahita areba indi video. Urumva bituma umuntu abavuga ati reka ndebe n'izindi video, n'umuntu abona ko ari ibintu bizima. Ibyo rero bigukurira kugira ngo ubone abantu bakunda ibintu byawe. Urabona nk'aba bantu bari kureba, bafite amatsiko, ntabwo bashaka kurekura. Ibi nibyo nakubwiraga rero bya end screen. End screen rwose nayo ituma ugira icyo bita kugumana abakiriya bawe, ibyo bareba neza. Bwose ukabona abantu babaye interesi, barimo barareba ibintu byawe nk'uko ubona hano bimeze rwose. Urabona ko abantu hano barishimye, bari kureba, ntabwo bashaka kuva kuri channel. Dukomeje rero na strategy ya kane, kora urukurikirane rwa video cyangwa icyo bita playlist. Playlist rero iyo uri kuyikora, ni ukuvuga ngo playlist ni ukuvuga ngo tuvuge wenda niba ugiye tuvuge niba abantu bari ufite video nyinshi ushyiraho, murabizi ko hari igihe ushyiraho amavideo yawe abantu bakagenda bagaruka kuri video. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone abantu amasaha menshi yo kurebwa, ugomba gukora icyo bita playlist. Playlist rero ngiye kubereka ukuntu bayikora ahangaha. Playlist nk'uko nagiye nkora na n'izindi video, abatazi uko playlist ikorwa, nk'iyi ni channel yanjye. Urabona ko playlist ahangaha, reba wenda mbiberetse neza ukuntu ikorwa. Ni ukuvuga ngo uraza ukajya ugafungura video yawe, wamara gufungura video ukajya kuri channel. Ni ukuvuga ngo uko ujya kuri channel ukanda ahantu handitse playlist. Playlist rero iyo umaze kuyikandaho, reba ahangaha, urabona video igenda imwe irangiye hahita hajya hindi, indi ivaho hajya hindi, indi ivaho hajya hindi. Ni ukuvuga ngo bisaba ko abantu bagenda bareba ibintu batarambirwa. Umuntu ashobora gushyira guplayinga video imwe, yavaho hakajyaho indi, watiriwe wayikandaho. Nk'uko mubibona ahangaha, murabona video ya mbere irimo, hahita hajya iyi ngiyi irangiye hajyamo indi ya kabiri, gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byikora, wowe ntabwo ari wowe ubikora, ni ibintu byikora. Uko ubijyaho rero, urabona ujya kuri iyo channel ukajya kuri playlist, ahantu handitse ngo playlist, wangiza ugakanda nk'iyi. Urabona nk'ubu ndayiplayinze, iyo playinze urabona ko ihita ikuzanira video ya mbere. Video ya mbere rero urabona ushaka uhita uyijyaho. Video ya mbere urabona iri kujyaho. Iyi video niza kurangira, haraza kwihita hajyaho indi yijyanaho direct. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo ari ibintu bigoye rwose, byagufasha rwose ukaba wabona views nyinshi, kuko playlist nayo iri mu mayeri nababwiraga
cyangwa strategy ishobora gutuma ushobora kugira views nyinshi cyane kandi ukongera n'umubare w'abantu bari kukureba. Strategy ya gatanu rero, hindura amazina ya videwo n'ibisobanuro byayo mu ndimi nyinshi. Ni ukuvuga ngo niba videwo yawe tuvuge kuri description cyangwa description niba uri kwandikamo incamake za videwo yawe, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gushyira mu ndimi zose. Niba ushyira mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, ukurikije n'abantu bakureba. Nk'ubu nkanjye abantu bandeba harimo abantu bari muri Amerika, harimo abantu bari muri Belgique, harimo abantu bari muri Kenya, mu Uganda. Ni ukuvuga ngo aba bantu nshaka uburyo mpindura ururimi kugira ngo nabo babyumve. Ibyo rero iyo ubishyizemo abantu bagira bate, abatumva Ikinyarwanda baracyumva. Ibyo nabyo byagukururira views nyinshi kugira ngo abantu bashobore kwizera ibintu uri gukora. Dukomeje rero tugeze kuri strategy ya gatandatu cyangwa andi mayeri ya gatandatu, shyiraho igice cyitwa features channels ku rubuga rwa YouTube rwawe. Ibi bituma abashyitsi babona indi miyoboro ifitiye isano n'ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo nk'uko ngiye kubibereka, niba tuvuge niba ngiye nkora ibintu bya YouTube, ngewe nzagira gute, nzakoresha icyo bita feature channels. Ni ukuvuga ngo ukuntu bakora feature channels, ni ukuvuga ngo ndeba abantu dukora ibintu bimwe, urumva, namara kubareba nkabadinga, njya hano mfungura no nkajya muri my channel, narangiza nkaza hano kuri customize channel. Ni ukuvuga ngo umukurikirane ndagenda mbibereka, ni ukuvuga ngo uko ndagenda mbibereka neza kugira ngo tugendana, hatagira ikintu kiza kubasiga. Reka dutangire, njya kuri foto, nkajya kuri YouTube studio, nkayifungura neza, tugendane kugira ngo mutaza gutakara. Noneho narangiza nkajya muri my channel cyangwa iyo channel bitewe n'uko ukoresha wowe iyo channel. Noneho nkahita nza hano kuri customize channel, ahangaha muri kuhareba customize channel. Iyo maze kuhaza ndahakanda, iyo maze kuhakanda rero ikintu ndategereza gatoya. Iyo maze kuhakanda ndaza nkajya no kuri home tab. Iyo urangije rero icyo nkora ni iki, nza hano kuri layout, hano hasi kuri layout. Iyo mpageze nkanda hano handitse ngo add section. Ahangaha rero impamvu nkakanda, iyo maze kuhakanda nza hasi ahantu hari featured channels, akaba ariho ngomba gukanda featured channels. Iyo mpakanze hazo add section title, ngomba gushyiramo title wenda runaka. Reka wenda nshobora gushyiramo wenda wandikamo title nyine y'abantu, ya keyword nababwiye, zamura views zawe. Okay, uku ni ukuzamura views zawe kuri YouTube. Iyo maze kuyandikamo rero ikintu nkora, mpita nza ahangaha kuri any channel YouTube, any channel yari yose ariko iri related ku bintu bya YouTube. Reka nshyiremo nka Gatari, murabizi ko Gatari nawe ukora ibintu byerekeranye na YouTube channel. Nkandikamo Gatari Fred, dore nguyu yahita yizanamo, nkamushyiramo. Ni benshi, wowe biterwa n'aho ushaka gushyiramo. Abandi benshi barahari, hari n'abandi nabonye bikoraho nabo ugenda bashyiraho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari kubareba n'amavidewo yawe nayo azaho nayo aragenda akazaho. Turihuse rero, hari strategy yindi ya karindwi. Strategy ya karindwi, shyira videwo zawe mu matsinda akora ibyo ukora kuri internet, communities, by'umwihariko forum, WhatsApp group, Facebook. Ni ukuvuga ngo jya muri communities ushyireho. Ikindi, post. Ahangaha reka mbibereke kuri post. Rero uraza ukajya muri iyo channel ibikugaragariza ibintu byose, ukaza hano kuri post. Iyo ushyize kuri post rero naho uraza ukajya kuri post. Wamara kujya kuri post,
ni ukuvuga ngo uba washyiraho post yawe ushaka, aho ngaho ukandikamo ibyiyumviro byawe nk'uko mubona izo nazishyizeho, ukazajya uganiriza abantu bakureba. Iyo uganiriza abantu bakureba rero birihuta, ugashyiraho amafoto ushaka, ukandikaho image poll, byose ukagenda ugaragaza iki. Ibyo rero ni amayeri ashobora gutuma ukomeza gukominika n'abantu bakureba, ukagira views nyinshi. Rero ni aha ngaha dusoreje iyi video. Ubwo ndakubwira ngo niba muri izi strategy zose niba hari igushimishije unyandike muri comment umbwire, kugira ngo dukomeze gukurana. Rero ntimwibagirwe gukora subscribe, muri abantu banjye ndabakunda, kandi ni ukuri mukomeze gukurikira urubuga, ruzabigisha ibintu byinshi kandi muzabona ibyo mwifuza, kandi dukomeze gukurana. Ndabakunda cyane, dusubire na video y'ubutaha. Mwakoze gukurikirana. Iyi ni MD Empire TV. Ciao ciao.